nibatisubiraho ngo bihane Imana yo mu ijuru ije kubarimburana n'ibyabo byose kuko bari gukora ibyo Imana idashaka ntabwo bari kugendera mu muhamagaro w'Imana bafite seki biri kubakoresha ico nababwira bakireba iki kiganiro abantu dufite baje kwibisha Bibiliya bazi kubwiriza cyane uruva hari abantu dufite baje gukinira muri iki kibuga ariko reka mbabwire ntabwo Imana ntangazwa nk'umuntu ubuhamagaye umukozi w'Imana yarangiza bakajya mu biciro iyo mutangiye kujya mu biciro abashaka kukuyobya nta mwuka w'Imana ubumurimo narababwiye ngo yemwe abantu muhamagara abahanuzi namwe mwige kwisengera ku giti cyanyu nuhamagara umuntu agatangira akavuga ngo nta mafaranga uwo muntu ntagasaba ari umuhanuzi hari ibisambo dufite byaje muri iki kibuga byaje kutwicira izina bandi mwifuhe y'Imana kuko Imana iri kunsura insura gifite uburakari budasanzwe ntabwo naje gusekera muri iki kibuga reka mbabwire mwitonde yaraye abantu batabona mfashe iyi ngoma guca yaraye nyeretse ingoma iravuga ati ujya afite akajagari mu mutwe Imana yambwiye ngo yabatumyeho abasazi batumaho abakecuru batumaho abana batoya ibatumaho yaravuze irarangurura yaraye imbwiye irambwira ngo ninze mbabwire irajije guhehije gukubura ije gukoropa yabatumyeho kuva kera kose yaramaze kubagirira neza muri kurya inyama mukarya imiceri inda zaraje ariko Imana ije kuzitobora izo ndani mutihane iki kibuga ni mushake mucitondere mureke musengera mukuri no mu mwuka mureke kwirirwa ngeze naho kubona umupasiteri ni mukuru ngo ni mushumba ikibwana kiri kumwabira hejuru ku mutwe ikibwana kiki kingurube imbwa zimwara zibabaje ndama ziri kurira abapfakazi bari kurira abapfakazi bari kurira imfubyi ziri kurira abantu mwihane ngaka kagoma ngaka yaraye imbwiye ngo rangurure yabatumyeho abasaza mwanga kumva abakecuje gusura buri muntu ku giti cye mbese Imana nigusura izasanga waragiye neza mbese Imana nigusura izasanga uko yaguhamagaye ari kukiri Imana ije gusura buri muntu ku giti cye abantu mwihane muve mu gakungu narababwiye ngo kugira nzakubitwe n'Imana nzavuga uko yantumye Imana ishimwe urakoze cyane igihuri wakuramo umushwi wapi nagiye kubona mbona abantu benshi batunza amagi y'amahuri ni wanarirya ntiwarirya Imana irangije irambwira ngo mbwira abantu banjye bongere bafata ubwajya basenge Imana yongera ibaha amasezerano bundi bushasha kuko amasezerano mutunze benshi ni amahuri gira icyo babwira icyo nababwira mwabaganga reka mbabwire akazi nkunze kubwira abantu ngo akazi ntabwo ari ubukonde akazi ntabwo ari icyangombwa ufite cyaho utuye uyu munsi ukicayemo ejo wakava icyo nakubwira rero mu kazi Imana yagushizemo ugakore neza ntugakore ufitemo uburiganya kuko nugakorana uburiganya ejo n'ejo bundi Imana yakagutumuramo kuko Imana muri no minsi iri kujiranyereka ibintu bikomeye iri kujiranyereka ibintu bikomeye nka buriya nimugoroba yagiye inyereka umuyaga hari abantu bafite ibintu bagiye barakorera mu buriganya bagiye barakorera mu buryarya Imana igiye kubinyuramo nk'umuyaga ati Imana igiye kubinyuramo nk'umuyaga turacyari ku baganga umuganga umwe yigeze ambwira urugamba ari kurwana yari umudamu arambwira ngo umuyobozi wabo kuri icyo kigo nderabuzima yakoragaho
arambwira ngo titireri wacu iteka ryose abambwira ngo turyamane nkanga. Noneho arangije arambwira ati none ubu ku kigo ndi gukoraho intambara zabaye nyinshi, ati mbese ni ibibazo, ubu nicaye mu rugamba rukomeye cyane. Ati araza akambwira ati ubundi wowe mu gihe utari wemera n'ubundi byo nkubwira nta mahoro uzigera ugirira kuri iki kigo. None aba baganga bo hari abandi bemera bagakora ibyo byaha bakabona ako kazi binyuze muri ubwo buriganya bw'ibyaha, hari abandi bamenyereye n'ubundi gukora ibyo byaha kugira ngo akazi kabo bakagumeho. Titireri gerageza uvuge cyane. Mugaragu w'Imana umva nkubwire, abantu baranyumva, hari abantu bazi kumva ijwi rituje bakicara bakumva ndabona noneho watuje rwose, noneho witonze. Hari abantu dufite hano badukurikirana bazi gutera agatebe bakumva amakuru gavuye mu ijuru. Hari abantu bicara bagatera agatebe bakumva amakuru ga pirate. Ariko hariho nabumva amakuru, hari abantu bajya bicara bakumva amakuru gavuye kwa data wa twese mu ijuru. Abantu baravuze ngo turi insuzuguro, ariko ico ndico nuko insuzugurwa Imana izizi. Reka nkubwire wa mutitireri, bo nimba uri mutitireri, twebwe ntabwo twagiriye umugisha wo kwiga, twarize amashuri abarozi bayatesha agaciro, ariko Imana idufiteho umugambi. Reka nkubwire, uyu munsi waba uri titireri, ejo nkakubona mu Kinombe uri kwikorera amatafari. Uyu munsi waba uri titireri w'ibyo bitaro, warasabaga ruswa y'ibyo bintu bibi bikojeje Imana isoni, ejo bakakakwirukana ukaba mayibobo. Ari abantu dufite bagiye kuba mayibobo kubera ko bitwaye nabi mu kazi kabo. Urakoze cyane. Sinzi, mu gitondo nazindutse ndeba amakuru y'umudamu umwe arimo avugira kuri izi mbuga nkoranyambaga, avuga ngo yagiye kubyara. Noneho agiye kubyara ngo umudogiteri wari ugiye kumubyaza mbese ngo akamubwira ibintu bihabanye n'ibyo uwo mudamu yaragiyemo, ashaka kumva yuko yamusambanya. Noneho nakomeje nkurikira icyo kiganiro, bigeraho umudamu ngo yaje kubyara umwana, noneho umwana ngo baramujyana, ariko ngo bamaze kumubwira yuko umwana afite ibiro 3 n'amagarama 600 kandi ari umwana w'umuhungu. Aho yatsimbukiye nk'ejo, noneho ngo agiye kubona bamuhaye umwana n'ubundi w'ikiro kimwe n'amagarama 500, kandi ngo arebye abona ni umukobwa. Mu by'ukuri ari kuvuga ngo amanyanga akorerwa kwa muganga ni menshi. Mu by'ukuri aba baganga sinzi impamvu umwuka w'Imana yanyoboye ku bantu bitwa abaganga, kuko mwitonde, turimo umwuka w'Imana. Kandi muri iyi minsi navuze ngo tugiye gukora ndi gusenga Imana ndabona ishobora gukingura irembo mu bushake bwayo, internet ihoraho ikaboneka, ariko tukageza abantu, tukabagezaho amakuru yo mu mwuka. Kubera ko Imana nijya guhana ntabwo izareba ngo uyu muntu yarize, uyu ntabwo yize, uyu yari pasiteri, uyu yari umuririmbyi. Ibi by'amatitire ni ibya hano muri iyi si, ariko imbere y'Imana abantu bose barareshya. None wa muganga uhangara kwiba umwana w'abandi, ugatanga umwana utaruwe, ugatanga umwana mbese kubera yuko ari ukuntu ugasanga nk'umugore arabyara abakobwa gusa, none muri kwa kubyara abakobwa gusa ugasanga aragiye yinjiriye nk'abaganga, aravuze ati ngiye nzabaha amafaranga gutya muzacunge mu nyibira umwana w'umuhungu. Ibyo nanabyumviseho birakorwa. None aba baganga ngira ngo nk'umukozi w'Imana twatumiye muri iki kiganiro cyacu, urababwira iki? Icyo nababwira cyo ni batisubiraho ngo bihane. Imana yo mu ijuru ije kubarimburana n'ibyabo byose.
kuko bari gukora ibyo Imana idashaka, ntabwo bari kugendera mu muhamagaro w'Imana, bafite seki biri kubakoresha. Icyo nababwira bakireba iki kiganiro, abaganga bazakurikirana iki kiganiro, icyo nababwira cyo ni ukwihana, bakareka gukora ibyo bibi, bakareka kwangiriza ubuzima bw'abandi babyeyi. Uko ni uguhohotera kiremwa muntu. Umuntu yaje kubyara, yibyariye umwana, umuhaye umwana utariwe. Ni ukuri Imana izabahana kandi Imana izabarasa. Nimushake mwitonde, nimushake mukizwe, nimushake mukora akazi kanyu nk'uko Imana yakabahaye. Kuba Imana yaremeye ko muba abaganga, kwari kugira ngo mujye muratanga serivisi nziza. Mwihane rero, kuko nimutihana Imana izabarimburana n'ibyanyu byose. Nibatihana Imana izabarimburana n'ibyabo byose. Dukomeje ku baganga, ubushiye twakoze ikiganiro kivuga kuri Onapo. Hari uburyo umuntu avuga atari ko uko biri kose njyewe ni inshingano za buri munsi, ni akazi kampereza umugati, nubwo Imana itemera Onapo ariko njyewe ngomba kubishishikariza abantu, ariko akabikora azi yuko ibyo bintu atari byiza. Ni ukuvuga ngo aba baganga bo ni koko bari mu kazi, ariko noneho itegeko ry'akazi rirababwira ngo mushishikarize abantu kujya muri Onapo. Itegeko ry'Imana riravuga ko Onapo ari icyaha. Uyu muganga we uramubwira iki? Hagati yaho ngaho Imana iravuga ngo iki ni icyaha, umuyobozi wakakubwira ati shishikariza abantu gukora ibi. None hagati yaho ngaho uyu muganga uraho hagati yakora iki? Kandi ni umukristo, yamenye Imana, ntabwo ari umupagani. Icyo namushishikariza, ntabwo umuganga yareka gukora ibyo ashinzwe, ahubwo ababyeyi badukurikirana bari kubyara nibabyara, Imana niyo itanga Onapo. Imana yaguha abana ikanaguha na Onapo, ikaguha Onapo ntiwongere kubyara, kuko utajanye ngo bagutera urwo rushinge ntabwo bari gutera ku gahato. Icyo umuganga we ntabwo umuganga nakaza abashinzwe, ariko nabo badukurikirana baje kwiteza izo nshinge. Nje hari ikintu tutari kwemeranyaho, nakaza abashinzwe, none ko dushinzwe kuvuga ubutumwa bwiza. Uranakoze cyane ukomoje ahantu kuri message y'umugabo umwe bita Elize nazindutse numva. Mu by'ukuri hari uburyo umuntu akora akazi, ariko ka kazi ukaba usabwa kuba wagakora ariko ntiwiteranye n'Imana. Wenda ni nk'urugero, umva nk'iki kiganiro, wumve iki kiganiro nacyumvishe mu gitondo. Hari abandi bantu bafite insengero ebyiri hano muri Kigali zitafunzwe, nabo bari kwiba abantu ku rwego rwo hejuru. Wambabaje ni umuntu wiyise ngo ni Birestaye. Birestaye izina ry'amazina ntabwo nyazi neza, yise ngo Birestaye. Gwanshyiraho nanze kuramwohereza ko bose bandiye, arangije arambeshya ngo wabona nkangase ni 500, ngo uhuya ngo ngeraho ubwo ngezaho 200 narayatsa abana, yohereza ari 700. arambwira ngo aranyongereraho 300 ngo abigihumba. Arangije ati ibi tuvuganye n'ibitabo, ngewe amafaranga nzahita guhabwa mu minsi 2. Amitariki igihe kiragera, ndamuhamagara ntibintu wambwiye bite ko bitatunganyuze wambwiye. Arangije ngo utangira kumbeshya, dutangira gushwana, ubwo atangira ndamwe ntiwambwiye kuzayangaruza, yansubize uyohereza. Ageze aho ngaho atangira kwanga kunyitaba. Ibyo gihe naramutelefone ndamwe ntireka nkubwire rero, uhemukiye umupfakazi ufite abana, aya mafaranga yanjye azakubuza ijuru, akubuza amahoro, nujya kujya mu ijuru azagutangira n'urubyaro rwawe. Arambwira ngo ndamaze. Akamubwira amagambo akaye. Ndamubwira ariko ubugingo ntibugurwa, amafaranga wakorera yandi, ariko nk'uwo mwana yapfuye se wakongera ukabizana akazahiraho ryari. Ushobora kumbwira ngo ibyo bintu bimenya gute? Ngira aba diaspora bamwe namwe nsengera, nkabasengera kuri telefone, bakabohora bagakira indwara yakira, kambwira ati mukozi w'Imana nguhe igitambo. None babaze igitambo ni igiki? Urumva ngo abakozi w'Imana batubwira gutanga igitambo ngo cyuko rwose nakize. Oya rwose nambwira ni oya, yewe sinkorera ibyo bitambo, nkorera umwami wanjye Yesu Kristo wampamagaye. Nta mafaranga nshaka, suko mba ntayashaka ntayakeneye, hari n'igihe wenda mafite n'ibibazo biyakeneye, ariko
gusengera umuntu niba ari impano Imana yampaye ndayishyuza umuntu mu ruhe rwego. Bariya rero bavuga ngo bafite impano babishyuza sizo, kuko abantu b'Imana bagomba kugira imbabazi n'urukundo, ukumvura wabaye kubw'umuntu urwaye cyangwa se ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ukumva nyine wamufasha ufite umwanya wo kumufasha, ariko ntabwo bambwira ngo banza utange ibi, umuntu ararwaye ntakora nagira gute ati tanga ibitambo. Muzabamenye rero kuba nta mpuhwe bagira, iyo amaze kugutera ubwoba nyine ahita kwaka amafaranga. Aba bantu bakorera kuri YouTube rero ikorera hano mu ishyamba, bakorera abantu 16 nababaza, narebye ibiganiro byabo, bafite ibiganiro 300 birenga, ni cano imaze umwaka itangiye, harimo n'abari bafunze bagiye bafungurwa bakagenda bakishyira hamwe, kandi nabo bari bafungiye ibintu nk'ibyo ngibyo by'ubutekamutwe cyangwa se no kubeshya. Ngaho nawe mbwira iki kiganiro nshaka yuko aha turi buze kubavugaho. None aba nabo bitwa ko ari abakozi b'Imana, ariko baragenda babwira abantu ngo nyaboneka muzana amafaranga tubasengere, muzane ibihumbi binibi tubasengere, nuko kandi nabo bitwa yuko ari abakozi b'Imana. Ese mu muhamagaro w'Imana ubu Imana ibabona gute? Birahindutse buriya mukozi w'Imana ni bya biri nahereye kuva kera mbabwira. Hari abantu dufite baje muri iki kibuga ca YouTube baje kugira ngo bibiremo, hari abantu dufite baje kwibisha Bibiliya bazi kubwiriza cyane, urumva. Hari abantu dufite baje gukinira muri iki kibuga, ariko reka mbabwire ntabwo Imana ntangazwa nk'umuntu ubuhamagaye umukozi w'Imana yarangiza bakajya mu biciro. Iyo mutangiye kujya mu biciro abashaka kukuyobya, nta mwuka w'Imana uba umurimo, nta mwuka w'Imana uba umurimo. Narababwiye mwagiye murahura n'ibisambo bibajya amafaranga, ariyo mpamvu uri gusanga nagiye kubona mbona hari abantu benshi cyane bafite inyatsi bagiye barategwa n'abahanuzi, bagiye baraha amafaranga. Ukabona umuntu atunze amafaranga, ariko amafaranga atunze akayoboga uburyo ganyuzemo, akayoboga uburyo hagahorana ubukene. Hari abantu dufite bafite ubukene bwinshi kubera yuko bagiye baratanga amafaranga bakayajyana mu bapfumu. Hari abahanuzi benshi cyane nagiye ndabona muri ya mujyi wa Kigali bagiye baragenda barepeta indimi, bakajya barepeta indimi bakajya kuri YouTube kugira babesha abadesipora ngo ni abahanuzi. Kambabwire narababwiye ngo yemwe abantu muhamagara abahanuzi namwe mwige kwisengera ku giti cyanyu. Nuhamagara umuntu agatangira akavuga ngo nta mafaranga, uwo muntu ntagasaba ari umuhanuzi. Hari ibisambo dufite byaje muri iki kibuga byaje kutwicira izina. Reka mbabwire Imana nukuri, Imana ibabajwe namwe mwabahanuzi muri kudusiga isura mbi, mutubabarire dushaka kuva muri ubu butayu, natwe dushaka kugirirwa ineza n'Imana. Igihe mwababarije Imana mwarekeraho koko, mwarekeraho. Igihe mwabeshiye abantu b'Imana ngo muri kubabwira ngo Imana yavuze ngo nibatange ibitambo, Imana kare yemeye kutwitangira ku musaraba, ico gitambo buri kukimubaza ngo bigende bite? Wamanze ubwawe wishinganyisha kuri wowe, uri kujya washinganyisha undi muntu wewe urishoboye. Reka mbabwire mwabagabo, bamwe bafite amazu bafite za etage zigeretse 3, abandi bafite za etage zigeretse 2, abandi bafite hajya ngo ziranzu zigezwe zitwa nguki za kadastere. Bafite izo nzu, ariko reka mbabwire nukuri, reka mbabwire Imana iraje. Imana yabatumye Yesu Kristo. Mana reka mbabwire, mwaravuze ngo hari wakubwiye ngo sigenda hagurukana ubwiyemezi n'ibiki byose. Nje nta bwiyemezi mfite, imba ndi mwifuhe y'Imana, kuko Imana yiri kunsura insura gifite uburakari budasanzwe. Ntabwo naje gusekera muri iki kibuga. Reka mbabwire mwitonde. Yaraye abantu batabona mfashe iyo ngoma guca, yaraye nyeretse ingoma iravuga ati ugenda ubabwire.
ugenda ubabwire. ariko wa mugani twihuse cyane nabonye waje wahinduye ufite ingoma, ariko mbere ya byose ndabona hari ibintu byinshi byahindutse. byahindutse Hari n'ibyo twari turimo byo kubaganga inama nababwira nibakora umurimo wabo neza baharanira kuzahembwa n'Imana, kuko niba mu gakungu niba tayasira nevo sansa doke bave mu kajagari. Abantu baracafite akajagari mu mutwe. Imana yambwiye ngo yabatumyeho abasazi, batumaho abakecuru, batumaho abana batoya, ibatumaho mva yaravuze irarangurura, yarayimbwiye irambwira ngo ninze mbabwire, irajije guhehije gukubura, ije gukoropa, yabatumyeho kuva kera kose, yarayimbwiye irambwira ngo iraje ije guheha. Hari abantu bafite imitungo bagiye barihesha, Imana yambwiye ngo ije kuyihanaguraho burundu. Imana yarayimbwiye irambwira ngo iraje. Hari abantu dufite bagiye barihesha ibintu by'abandi, ariko Imana ije kubinyuramo, ije kubinyuramo. Mwagiye murubaka amazu meza, muri kugendera mu modokari, nta kavumbi kagira ku birenge byanyu, uri kuryama kuri matora wibagiwe umusambi wararagaho. Imana yambwiye ngo nimutihana nimutava mu byahiraje. Reka mbabwire, kera abantu bakurikiranaga, bajaga barakurikirana abantu baciye bugufi, barangiza bakabafasha. Ariko kubera bino bisambo byaje muri iki kibuga, abantu urukundo rwabavuyemo ntabagifasha, kubera yuko iki kibuga cajemo ibisambo, kizamo abantu benshi cyane batandukanye baza gutukisha izina ry'Imana. Imana yamaze kubagirira neza, muri kurya inyama mukarya imiceri, inda zaraje, ariko Imana ije kuzitobora izo nda nimutihane. Iki kibuga nimushake mucitondere, mureke musengera mukuri no mu mwuka, mureke kwirirwa ngeze naho kubona umupasiteri ni mukuru ngo ni mushumba, ikibwana kiri kumwabira hejuru ku mutwe. ikibwana cy'ingurube, imbwa zino borora. umupasiteri buriya ninde? Ni umushumba. Ariko ushatse wamuvuga akihana. Ni umushumba arazwi. Si ngombwa arazwi. Abashumba bazwi se ko ari benshi. Ni umushumba wihanga yoboye abandi. Nimvuga guca abazi gusesengura barabisesengura barabimenya. None se ni na Apotre Gitwaza se? Gitwaza ari mu macaci, ntago ari muri ADPR. None se ikibwana hejuru ku mutwe w'umushumba. None se ni Ndayizeye Izayi wa ADPR? Abantu nimushake mwerure mwihane, mwemera yuko mwabaye indaya z'abashumba, mu bindaya z'abapasiteri, mu bindaya ariko aho hantu udushyizemo akantu ko kuducenga. Dusobanuriye, kuko ubu butumwa niba bugera ku bandi bushobora kugera kuri nyirabwo akabasha kumenya neza uburyo bwo kwihana. Ese uvuze ko ari umushumba wo muri ADPR? Nakubwiye ngo abazi gusesengura barabyumva wariwe. Nagiye kubona mbona ikibwana kiri hejuru ku mutwe wiwe. Imana imufasha. Imana itabara abantu b'Imana bagiye barayobya intama. Nta mupasiteri ukibwiriza ngo indaya zihane zikizwe. Abasinzi ngo bareke inzoga, nabo ubwabo ari abasinzi. Ntibagishaka gusenga, bashaka amafaranga y'abakirisitu. Bari kwimika ngo batajya umva. Imana iraje. Iri kumwe n'inka zayo. Reka mbabwire, abantu mwihane, abantu mwihane.
abantu mwihane muve mu gakungu. Kera mwasengaga mwaragwaye amavunja, nta nkweto mwagiraga, none buno muri kwambara sipuresi, mukambara congo ihanaguye, muri gusohoka mu mazu ganyu mwambaye. Reka mbabwire, izo nzu mwagiye murubaka muri kwiba, Imana ije kuzizira, Imana ije kuziritura, Imana ije kuziritura. Imana ije kuziritura nukuri. Mwagiye murubaka amazu, mugura ibibanza, mufite imitungo nyinshi, mwagiye murabona mujye muriganyije, nta mfubyi zigifashwa. Ntago mugisura abarwayi kwa muganga. Nimushake mwihane, nimushake mwihane, musengera mukuri no mu mwuka, musubire mu muhamagaro nk'uwa kera. Iyo mihamagaro mufite muyikondorore. Mukondorore iyo mihamagaro yanyu. Mureke gukomeza kuriza intama. Intama mwarazibabaje, intama ziri kurira, abapfakazi bari kurira, abapfakazi bari kurira, imfubyi ziri kurira. Abantu mwihane. Ngaka kagoma ngaka yarayimbwiye ngo rangurure, yabatumyeho abasaza mwanga kumva, abakecuru mwanga kumva. Imana irajije guhura namwe. Reka mbabwire, mwagiye murakora ibintu byinshi, mukiha kwifashishwa iyo umva. Reka mbabwire, ibyo mwagiye murakora byose ni zeru. Imana irajije guhura namwe. Mufite abagore mwagiye murabaharikiraho abandi bagore, mufite abagore mu gasozi, abana mu gasozi, abana babaye ba mayibobo, timwamenye no kubacacura. Reka mbabwire, mwihane, 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 twinjire muri ya mwaka mwarihanye. Mureke kumenya kurakaza Imana, mureke kumenya kuriza Imana. Murakoze. Urakoze cyane. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Ese ko ndimo mbona wazanye ingoma? Yego. Ni Imana yakubwiye ngo uzane ingoma? Cyane yambwiye ngo nimbabwire niyo yabivuze. Iraje. Ko ndimo mbona bitoroshye? Iraje. Ko ndimo mbona bitoroshye, ko ndimo mbona bitoroshye. Imana iraje. Ubushije mu butumwa ngo mwihane ku gatoni ku kanini, mu kiranuke. Mu butumwa watambukije wavuze ko Imana igiye gutambagira isi cyane. Ese hari abantu batajya basobanukirwa, bakumva ngo Imana igiye gutambagira isi, bakavuga bati ni byiza cyane. Ese aba bantu wababwira iki? Kuko ntabwo nyine mbye hari impamvu mba mbibajije, nk'umuntu arumvishe ngo Imana yambwiye ngo igiye gutambagira isi, ngo amina. Aho ntabwo ari amina, ntabwo ari amina. Aho se na amina? Nta amina ihari. Niko bimeze. Imana ije, icyo bishatse kuvuga, Imana ije gusura buri muntu ku giti cye. Ije gusura buri muntu ku giti cye. Aha. Ije gusura buri muntu ku giti cye. Mbese Imana ni gusura izasanga waragiye neza. Mbese Imana ni gusura izasanga uko yaguhamagaye ari kukiri. Imana ije gusura buri muntu ku giti cye. Abantu mwihane, muve mu gakungu. Narababwiye ngo kugira nzakubitwe n'Imana, nzavuga uko yantumye. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Ariko nanone tukiranga kuri iyi video twumvaga, ibi bisambo bitumye
abakozi b'Imana bagira isura mbi, kandi ntabwo ni ukuri. Ndi imbere y'Imana nkunze kubivuga, Imana iri muri twebwe, turarana nayo, tugendana, tubyukana nayo, tugendana nayo, dukorana nayo. Ariko kubw'ibi bisambo, hari umuntu umwamamagaye nimugoroba ari muri Canada, arambwira ati rwose twajyaga twizera abakozi b'Imana, atariko none buno nta muntu w'umukozi w'Imana umuntu asigaye yumva yahamagara, kuko mwese tubafata nkaho muri kimwe. Urumva isura mbe Korodina ibi bisambo biri kugenda bibambika? Njewe reka nkubwire, ndi imbere y'Imana ishobora byose, waba uri muri Canada, waba uri muri Australia, waba uri heshye, ngiye gusenga Imana yo mwijuru bino bisambi bice burundu bive muri iki kibuga, kuko hari abantu dufite batahamagawe n'Imana. Kuko ngiye uri shamba ndiraramo ndi gusengera, ndi kubasengera abadesipora, ndi gusengera igihugu cyacu, ndi gusengera perezida wacu w'igihugu, ndi gusengera isi yose, ndi gusenga kugira ngo Imana igumye iduhe ubuzima, namwe igumye ibashigikire muri ibyo bihugu. Icyo musabwa ni ukwihana ibyaha mugakizwa neza, Imana ikabahera umugisha muri ibyo bihugu, natwe Yesu yazaza akazaduhera umugisha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murakoze. Urakoze cyane. Nifuza yuko wapfukama ugasenga isengesho, nubwo Yesu yavuze ngo mureke urukungu rukurane n'amasaka, ariko nanone ngewe ndumva hakenewe isengesho ry'uko Imana yakora. None se uwitwa Akani yabaye urukungu mu Bisiraheli, aza gukora ku byashinganywe, ariko Abisiraheli bose babura amahoro. Ubu natwe nta mahoro dufite nk'abahanuzi kubera ibi bisambo byatwinjiranye. Kuko niba ushobora kugenda umuntu wese akakubona mu nkweto ya runaka, umuntu wese akakubona mu nkweto y'abatekamutwe kandi utari umutekamutwe. Mu by'ukuri njya nkunda gutanga umugabo, no muri komenti muzandike niba hari uwo nigeze ngewe naka ituro ngo ndikumubwira ngo zana ituro ngo ngusengere, uzajye muri komenti wandike ati ngewe. None se tuvugishije ukuri, iki kiganiro twakoze, ninjiye muri komenti kwa kano ka video n'ubundi twarebye, ninjiye muri komenti, ngenge nkunda gutunga ijisho muri komenti nkareba ibyo abantu bari kugira ute bari kuvuga. Ariko hari uwahise yandika ngo Mana we, birensitaye, nanjye yandiye 160, birababaje. Hari n'abandi benshi pe mbagiriye inama, umuntu uzakwaka amafaranga yitwaje ko azagusengera cyangwa yagusengeye, uzayamwime, nta kosa nta cyaha uzabukoze. Mu by'ukuri rwose bantu b'Imana muduteze amatwi, dukora ibiganiro nk'ibi kugira ngo tubakure mu rujijo. Utabona umuntu ari gutitira kuri kamera ugatangira ukavuga ati ati umuhanuzi ibintu byacitse. Utazabona umuntu ari kuza yiyemera ati ngewe n'ibirema birahaguruka. Twamenye ko muri uyu murimo harimo n'abateka umutwaro. Umugabo wa hani Musanze bari kumbwira ufata abantu akabakoresha ibintu byo kuba ari nk'ikirema, yarangiza ngo arasenga mu rusengero. Abikigaru umugabo w'inzobe baramumbwiye. Umugabo ndamuzi, nanjye mfite umukecuru urwaye, hari umuntu wegeze kumuza nawe ngo azamusengere, ngo gari amaguru ngo gazakira, gazajya yamusengere. Ndamubwira ngiye kubw'imbaraga z'Imana dufite tuzabaho no mu bupfu. Ntabwo nzafata umukecuru wanjye ngo mujanye i Kigali ngo bagiye kumusengera. Imana yo mwijuru izamukiza, nitanamukiza azitahira. Icyo dusabwa no kugira azibonera ubugingo gusa.
uwo mugabo ni igisambo biriya bintu akora biriya bintu afataga abantu bakikubita hasi ngo abandi ngo bakaruka n'inzoka biriya bintu ntabwo ari ibyo ni ibintu baba ni ibintu byo kubesha byo gupira ni ibintu by'itekamutwe nka kuriya mugabo baje gufunga witwaga Theobald impano y'Imana yagendaga abeshya abantu ngo atubura amafaranga ngo akora amafaranga ngo afite imbaraga ngo akorana nazo nje ikintu kimbabaza n'abantu bitwa ngo abakozi b'Imana ugasanga ibyadutse byose abantu barivanga nabyo urebe Theobald impano y'Imana yaduka mu minsi yashije ba Claude birirwaga na mu biganiro nawe n'abandi bantu bitwa ngo abakozi b'Imana mu by'ukuri rero abantu mushishoze nujya kuvuga ngo nje nzababwiza ukuri nuvuga uti ngiye mfite umutima wo gufasha abakozi b'Imana sinakubwiye ngo niba umutima ukubwiye ngo fasha Vedaste nushaka uzicare ubanze ujye ungenzure uvuga utari kuriya muntu ugenzure neza hari uvuze ngo ujye wumva nujya gusubiza ubanze ukaragura ururimi karindwi witonde ibisambo birabamaraho amafaranga kandi ibi bisambo icyo twanamenye bikorana n'imbaraga z'imyuka mibi mushiki wacu yabivuze ngo abenshi mwagiye murarogerwa imigisha yanyu kubw'amafaranga mwagiye murahereza ibi bisambo hari umugabo umwe ntago muvuze ari mu diaspora mwabira bihugu byo hanze yaramamagaye arambwira ngo ambwira ku mudamu umwe witwa Mama Shase arambwira ngo amafaranga yandiye ntabwo agira ingano amafaranga Mama Shase yandiye ntabwo agira umubare ati ikintu cyambabaje ati yandiye amafaranga menshi amaze kunjya amafaranga menshi arangije aroga umugisha wanjye kandi menya yuko ari wandogeye waroze ya mafaranga ati none buno narakenye buno narakenye ibintu byose byashizeho ati kandi namenya amakuru yuko byose byakozwe nande na Mama Shase mutazamubona ngo ari kuza ngo ngende umuzimu wigendera ubundi ngo ndindaya ya Yesu ubundi ngo ntwitinda ya Yesu ubundi akaza kongera kisobanura ngo batari mu mwuka ngo nimwabimenya ngo iyi mvugo ngo mba navuze ari kuza yiyoberanya uriya mu mwitondere mbivuze ndi kuri mikoro z'amakuru y'Ijuru TV uwo mugabo yarandiriye arambwira ati nari ifite amamodokari fite amakamyo akora mu muhanda ati ibyo byose ntabwo yabiroze se n'imodoka ngendamo hari niyo fite ati niyo nari ifite yarapfuye nabuze nayo kuyikoresha urukumva bantu mwitondere iby'iki gihe Satani ari gukora cyane iyo dukora ibiganiro nk'ibi ngibi tuba turi kugira ngo n'ubundi nyamuneka muwe maso mumenye igihe turi gukoreramo namwe ubwanyu musenge nukuri musenge mujye imbere y'Imana musenge mukorane n'abantu mufitiye icyizere abantu mufitiye amakuru tari ugupfa guhubuka ngo tubonye ngo ibintu bimeze gutya ngo tubonye abandi biruko natwe reka twiruke oya mwitonde ariko utinye nkagiriya minsi nagize iyerekwa mbona abantu benshi batunze amasezerano y'amahuri igihuri wakuramo umushwi wapi nagiye kubona mbona abantu benshi batunze amagi y'amahuri ni wanarirya ntiwariki Imana irangije irambwira ngo mbwira abantu banjye bongere bafate ubwajya basenge Imana yongera ibaha amasezerano bundi bushasha kuko amasezerano mutunze benshi ni amahuri uhamagaye umuhanuzi ako kanya ngaro nge Imana irambwiye ngo bimeze guca na guca ariko iyo Mana k'Imana yacu nubwo tuvugana nayo k'Imana yacu ihendwaga Kimana yacu yingingwaga kivuganaga n'umuntu wamajije wayihenda uvuza akantu kankoze ku mutima buriya aba bateka mutwe kuko baje muri iki kibuga bafite umugambi wo kurya amafaranga ikizamukubwira mumenye n'indi tekinike umuhamagaye wese atangira kumuhanurira ngo Imana iravuze ariko rimwe na rimwe dufite abantu tuziranye aba hafi n'abakure mwatugaya ngo ntabwo tubahanuriye wumva yuko ngiye wamvugisha ngo nguhanurire ukumva singuhanuriye sinshobora kuvuga Imana itavuze niko bimeze ko mbabwiraga
itonde ngo usengere, Imana nivuga izavuga ijambo kandi riza ari ijambo rifatika. Yes. Nico kintu ndakibabwiraga cyane, nanjye ndababwiraga rero hari igihe umuntu amamagara ngo nidusenge mwabantu. Njyewe nafashe Imana yarambwiye ngo Esther jya muri risamba ujye uraza gusengera abantu b'Imana, Imana nigira icyo ikubwira ubabwire. Ntabwo rero hari umuntu ubabagararaga ntagira icyo amubwira akagira ngo wenda nibura ni ukumwirengagiza. Ntabwo ari ukukwirengagiza, ntabwo nzajya kukubwira ngo Imana iravuze itavuze. Ntabwo ngiye kuziteranya n'Imana. Ngomba kukubwira ikintu Imana izakora nawe ukakirebesha amaso. Uko ni ukuri Esther. Reka twere gutinda muri iki kiganiro, abo kumva bumve, birinde aba batekamutwe baje muri iki kibuga bashaka indamu. Birinde uwitwa Pamphile niwe ujya ukunda kuvuga ngo ni inzererezi. Hanze hari inzererezi ziri kuzerera zishaka amafaranga, nutaba amaso rero zizayagukiza kandi uzasigarurira. Hari umugore umwe wo muri Amerika yerutse kumamagara ari kurira ngo bamaze kumurya amafaranga. Ndavuga ntese igihe twasenganiye wa mugani reka bajye banayabarya, ariko dore uradomotse uragiye timereza amafaranga ya naye. Ikibabaje rero ngo yaramuriye amaze kuyarya na telefone ayikuraho, ngo yajya yihamagara akayibura, ahita kuboroka nyine. Nuko iyo abonye urazana ibintu byambutiyaje kuri we ahita kuboroka. Nyamuneka rwose turisuzugurwa, ariko nanone uzi n'ikindi kintu kiri kwabaza Imana. Nukuri ikintu kiri kwabaza Imana urakizi. Abadesipora bagiye baraha amafaranga abahanuzi benshi cyane bayajana bodaya, bayajana mu nzoga. Mbese umuntu wese wagize icyo akuramo ni ukugenda agakodesha inzu nziza. Abandi bubatse amazu meza, abandi bafite ama etaje, abandi bafite amamodoka, abandi bafite amamoto. Mu bitaro harimo abantu bamanitse akaguru hejuru, babuze nubagemurira, babuze nubaha nico, babuze nubasanira ijoro rimwe. Reka mbabwire mwe mwitonze kuri aba bahanuzi bari muri iki kibuga, mwe mubitonze, mwe mugabanyije kubahamagara, namwe mwige kwisengera ku giti cyanyu. Mwige kwisengera ku giti cyanyu, kuko ni mutiga kwisengera ku giti cyanyu amafaranga bazanaga barya paka. Buriya rero abahanuzi akankongeraho mbere yo kugira ngo dusenge Imana. Iyo ukoze ikiganiro nk'iki ujye witega n'intambara, kuko iki kibuga abo turi kuvugaho nibo beshe, kandi koko nibo beshe. Noneho rero iyo uvuze nk'ibi bo barakurwanya, baravuga bati niba warabuze abaguhereza iyicariro tuze, ariko ureke kwirigura kudusebya. Ingoda none wambwiye ngo nzagushima, harurutse kumpamagara ngo nzagushima ari kuvuye mu irira shamba bagushakiye ahantu ho kuba hagaragara. Nanjye naramusubije, naramubwiye ngo Imana ishobora byose yarinjanyemo, nta nizankura muri iri shamba, ifite amafaranga, mbese ibyo dutunze muri iyi si byose ni ibyayo, ishoboye byose, nzarivamo igihe kigeze. Arega no kurivamo nushaka ere kuzarivamo. Nese ko buri gusenga Imana ubundi gusenga uzabireka. Ngomba nta n'igihe nzareka kuvuga Imana yavuze nge ndi Mikayi, nzavuga ntabwo ntinya abantu. Icyo ntinya Imana n'inzara, nzatinya gukora icyaha gusa nta bindi. Abantu mwitonde, mureke gukinira ku muhamagaro wanjye, nge nzakora uko Imana ishaka, nzavuga ibyo Imana imbwiye. Ntabwo nzabona uri umunyamafuti ngo nkumemekereze. Nushaka ubutuye muri etaje igeretse 6, ngo mbese ngura munyamakuru ngo abayakuguririye amafaranga kugira ngo uje kutuvuga. Akari insuzugurwa Yesu se yari yagira amafaranga, ariko Imana izagamo. Niyo nayagira se nge nagira amafaranga yo kujya yo kugura abantu ngo bajye guhereza abantu ngo bajye kuvuga abandi. Ibyo ngewe
nagenda naba nabuze icyo nyamaza. abanyamafuti rero nuko naho ngaho utangiraga kubabona. Imana iturengere cyane, reka twisengere Imana. Imana ishoboye byose, Imana y'amahoro, Imana yahozeho kuva kera kose. Ndasenze ndi muri ubu butayu witeka, nkwereka abantu wahamagaye, nkwereka abantu wahamagaye Kristo. Hari abantu benshi batatira inzira yawe, hari abantu benshi batatira inzira yawe Mana. Ndasenze kugira ngo wongere ubagarure mu murongo, kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Nkweretse aba bantu bagiye bararibwa amafaranga, ndasenze kugira ngo wongere ubagarukeho ubundi bushasha, wongere ubasukeho umwuka wera, ubasukeho imbaraga, nyaguhora ku ngoma Imana. Ibi bisambo ndabikweretse Kristo, ndasenze kugira ngo ubihe agakiza, bakizwe Mana. Ugira icyo wakora Mana, ngwino dukure kuri uyu musozi w'igisuzuguriro. Abantu bari kuturebera mu isura y'ubukene, ariko nzi neza yuko iwawe ntabibuze. Iwawe biriyo Kristo, wavuze yuko uzatugirira neza, wavuze yuko uzadutabara. Nzi neza yuko utabesha, hari ibimenyetso byinshi tuzi ko utabesha, hari byinshi wagiye ukora, turakubona, tubona ineza yawe. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo wongere ugaruke muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ugishigikire Mana. Ugere mu biriya bihugu byo hanze, abari utanga agakiza Kristo, utanga amahoro n'umutekano, kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Urakoze mukunzi mwiza, urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvishe ku bwa Yesu. Amen.